birababaje biteye agahinda noneho byageze nuko ku rwego rw'uko Hezire Grace abivugaho kubasetsa kandi guseka ariko ni byiza ntacyo bitwaye byongera iminsi yo kubaho kandi abantu bari bamaze iminsi bafite akababaro k'ibintu bari kubona ku mihanda bigiye bitandukanye bitari byiza kuna abana b'abakobwa batengushya abantu ubwo rero bari bakeneye n'akamurare nyine kaba kabibagije ibyo bintu bashyira muri rajabo ntabwo nabishyizemo kubera iyo mpamvu yewe ntabwo ari iyo mpamvu ibyo bitera kwibagirwa bihoraho bigose ibaze ko uzajya ushyira ikintu ahantu mu kanya wajya kugishaka ukakibura ndetse buriya barabivura bigakira irandwara ishobora kuba idakira kandi ikindi uhora wumva ko nyine nta kintu umugabo yakumarira nyine ni hahandi uzajya usanga umugore atarangiza kubera ko yamenyereye iki bya bikoresho yakoreshaga yaryamana n'umugabo nagira ate ntarangize akajya kuvuga umugabo uyu mugabo nta kintu ashoboye kandi ari ukubera iki yamenyereye amavikoresho icyo kibazo rero kiri kubaho nimushaka abagabo ntimuzabarenganye ngo nta kintu bazi mwamenyereye amavide ahora ahagaze urabona bari abantu bateganya ibyo bintu abazabashaka rega ntagahora gahanze no se bazahora muri buriya buzima rega nta kitagira iherezo buriya agashaka pe neza neza inkuru ikaba amateka tukayibagirwa neza ko nta kigeze kuba oya ntabwo twabyibagirwa kubyibagirwa ntitwabyibagirwa ariko nyine byabaho ko yashaka umugabo rwose ibihe byiza tubahaye ikaze abakurikiye The Topic TV mwese Nyagasani abishimire nk'uko mubibona rero turi kumwe n'umutumirwa mwaramukunze abantu benshi b'imurenge abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye mu bihugu by'abaturanyi mwese nabize mwamwishimiye koko yaba aryohereje ngo ubu ngubu mugomba kwinjira muri weekend n'umunezero mwinshi kubera umuntu twicaye imbere witwa Miss Grace cyangwa n'irindi zina benshi mwamumenyeho Meze neza meze neza iki cyumweru cyakubereye umugisha kuri wowe byagenze neza nuko nyine abantu nje kubasetsa kandi guseka ariko ni byiza ntacyo bitwaye byongera iminsi yo kubaho kandi abantu bari bamaze iminsi bafite akababaro k'ibintu bari kubona ku mihanda bigiye bitandukanye bitari byiza kuna abana b'abakobwa batengushya abantu ubwo rero bari bakeneye n'akamurare nyine kaba kabibagije ibyo bintu bashyira muri rajabo ntabwo nabishyizemo kubera iyo mpamvu yewe ntabwo ari iyo mpamvu wowe wavuze nanjye byantunguye byagutunga usanga ubivuga kuriya ubuse wabisubiramo ntabwo wabishobora abantu bazi kubisubiramo baze kutubwira ngo ni ize Grace banza ari ibintu bisa nk'ibyo nanjye birananiye kubisubiramo gusa ariko ntibisanzwe nta buri muntu uwo ari we wese bishobora kuba ngombwa ko arasa imbogo birashoboka cyane abadukurikiye rero niba uyu munsi wishimye cyangwa ukaba utishimye ejo bizahinduka unezerwe cyangwa ubabare byose birashoboka niyo mpamvu nyine iki cyumweru cyatugendekeye neza kuri bamwe abandi kigenda nabi ariko humura bishobora guhinduka bikagenda neza bikaryoha kimwe n'uko byakanga dukomeze rero ngo wasekeje abantu ariko hari ikiganiro n'ubundi wari uri kugira ute wari uri gukora iki kintu nyine perezida yavuzeho uvuze birangira uvuze kuriya ntacyo bitwaye nta nk'uwaciye amabere uri umuntu utarabikora se nini utarabikora gutera ibuye oya nta muntu utakibeshya n'umuperezida hari igihe bamutegurira speech aba ari kwitangaza bikarangira agize ate yibeshye yego nawe ni ukwibeshya ni ibintu bisanzwe ni ibintu biri izi ku mihanda hari inkuru amavide ya Heineken aracicikana ibintu birakomera inkuru ziba inkuru bamwe barishima abandi barabigaya abandi baravuga ngo abakobwa barananiranye abandi ngo ni depression abandi ngo nta burere abandi ngo ni ubukene abandi ngo ni umurengwe garawe bira bintu babibonye gute bira bintu ni ukubera ibiyobyabwenge bafata bishuwase kubera ko n'aka kanya tuvugana ubu bari mu maboko atari ayabo kandi numvishije ko hari bashobora kuba barabapimye bakabasangamo ko itabi riri hejuru itabi ubwoko ki se itabi urumogi abakobwa nka bera banywa urumogi se cyane nicyo kintu buriya cyate biriya bintu none se kankubaze ubwo wowe ko uhagaze aho ngaho watinyuka kwiyambura ubusa
ukishyiraho telefone ukifata videwo noneho ukaza kugira n'umutima utuma uyisohora nkayisharinga wenda reka tuvuge ushobora kujya muri mirror ukireba sibyo cyangwa se wenda ukifata akavidewo bitewe n'uko na mood urimo ariko sinzi neza ko wakifuza kugasohora ntabwo byakunda sibyo ariko niba umuntu bamupimye bakamusangamo ibiyobyabwenge byarenze ubwenge bwe n'ibitari birayabikora egagara ntabwo ubundi ibiyobyabwenge nta nubwo ari urumogi gusa ibiyobyabwenge by'ubwoko butandukanye bari abakobwa bafata ibintu byinshi kuko bafata na biriya binini ngo bituma ngo umuntu ngo agire ubushake burenze ubushobozi bwe ku buryo ugira ubushake ukagera ku rwego rwo gukoresha icupa njye mba numva bababeshyera ataribo kandi none si kuza ngo uzasohotse ataribora kandi banabyemereye noneho byarangiye bemeye ko aribo bikoreshaga ariya macupa se Emeline yabyemeye yuko ari we aba ari kuvuga se ngo si we biri guterwa n'iki urumva nyine uko inkuru isohotse haba abafata uruhande rumwe hakagira n'abandi bafata urundi ruhande ariko biba byiza iyo babafashe kuri bakabajyana bituma tuva mu rujijo twese bagafata ibintu bibongerera ubushake ku rwego rw'uko wumva umugabo ataguhaza ukumva ko ugomba gufata icupa ibyo bintu bikomeye ese icupa ko rihora rihagaze urumva umugabo ahora ahagaze karabaye gusa ntabwo ndi kubagira inama ngo mukoreshe amacupa kuko nguko ni no gutesha agaciro abagabo cyangwa se abasore ariko ubwiwe bitewe n'imitekerereze aba afite aba yiyumvikanisha ko iryo cupa ryo riri bumufasha kandi muri make nta n'ikintu rimufasha ahubwo icya mbere rinamwangiza mu bwonko kubera iki urango kwikinisha uri gukoresha imbaraga utagakwiye gukoresha ni naho hantu uzasanga umuntu wikinisha yibagirwa n'inzira yanyuzemo ubundi bavuga ko abantu bakoresha imashini abakoresha amamashini nyine asimburwa nyine nk'uko yakoresheje icupa bavuga ko imashini ishobora no kumwica cyane yego ariko ribu yabafunze yabyemeje bashobora nyine kubafunga ariko ntabwo bahita babafunga gutyo nyine barabanza bakabaganiriza bakabapima nyine nk'ibyo byose bakamenya buri kimwe cyabo cyose ku buryo bajya kubafunga bamaze kumenya ngo aba bana ubuzima babanje gucamo bumeze gute buri kimwe cyabo cyose nyine baba bagomba kubanza bakakimenya ariko ubundi wa mukobwa ni umusitari si wa wundi wishanga si wa wundi duherutse kubona yasinze guhaguruka byamunaniye none se biterwa n'iki kumva ko kugira ngo ube popira cyangwa umenyekane biterwa n'iki kugira ngo bisabe yuko ube washyize ubwambure bwawe hasi ube wakoze ibikorwa bigayitse nyine ukora ibintu bituma abantu bose bita kuri ibyo bintu byawe kandi mu by'ukuri ari ibintu bibi gusa kandi hari ibintu byiza wakora ukamenyekana kandi abantu bakanagukunda birenze ko bagukundira yuko cyangwa umenyekana ukamenyekana yuko udakunzwe abantu bagufata nyine nk'umuntu w'umunyamakosa arenze muri sosiyete biterwa n'iki kugira ngo umuntu urabona ziriya videwo zabo cyangwa se kwerekana buriya bwambure bwabo harimo ababifitemo inyungu harimo n'ababifitemo igihombo ababifitemo inyungu ni abahe ni abagabo bahereza ziriya videwo bakazigura cyangwa se bakabagura bakaryamana nabo abo babifitemo inyungu bagura bari abakobwa keretse niba keretse ibyo byaba ari ukwenda bari indaya zero fishu ziriya videwo barazigura bakazikoze hari igihe umugabo akwishimira kubwira ati nyoherereza akavidewo akakamwoherereza yamara kukamwoherereza akamwishyura yamara kumwishyura ubwo na mugenzi we niko ababikora urumva abo ngabo bibigize gute bibafitiye umumaro ariko kuri twebwe tudakeneye kubibona kuko ubwo bwambure bwabo nta n'ikintu bumaze kuri twebwe nta mumaro bidufitiye ahubwo biri kutwicira abana mu mutwe nyine iyo abana babirebye ubundi ntekereza yuko abantu bari kuvuga ko biterwa n'iki no kumva yuko niba runaka ubuzima abayeho nanjye ngomba kububamo n'ubundi habamo kwigana bimeze nka competition niba runaka abayeho mu buzima yenda bwo kuba akoresha dépense $1,500 cy'idolari twariganye turaziranye nanjye nshaka kumwigana ariko mu by'ukuri ntabwo nzi inkomoko yariye amafaranga ashobora kuba yiba ashobora kuba yica ashobora kuba akora ibikorwa byose bibi acuruza ibyo bindi bajya bavuga ngo wishingira inyo ukarangara kubera yuko uko ubayeho ntabwo ariko njye nakabayeho
n'usundi dukomoka hamwe twakuriye mu buzima bumwe se nta nubwo dukora akazi kamwe ntase wamenya ubu njye nzi ubayeho gute njye suzi mbayeho gute ni nka kwa kundi mu gipangu usanga abagore baturanye ugasanga umwe yatetse inyama ukifuza kurya nka za nyama wa undi mugenzi yatetse utazi wenda ko umugabo ari umujura cyangwa ari umucuruzi w'itabi nyine izo nyama ziba zagize gute zavuye mu bikorwa bibi ariko ukaraza umugabo we ku nkeke wenda yakuboneye indagara yakuye mu kiyede nibwo bushobozi bwe yabona na dodo yego zonyine ukamuraza ku nkeke kana ko yariye inyama nta kintu maze ngewe kuki nta nyamuma kandi inyama arabigize gute bidakwiriye kandi ibyo yaguhaye nibwo bushobozi bwe nese ubwo wamurenganyiriza ukareshya nyine uru rwigano dufite ruraza kudukora singiye kukwirariraho ngo ngubeshye uko mbibona bari abakobwa ntibafashe ntibabafunze murindire gake aka gahenge kabanze kavemo muraza kubona ibindi bikorwa bibi ubundi ariko bavuga yuko mu Rwanda ngo twe biroroshye ngo ubundi za Kenya Uganda si gitangaza kubona umuntu ukora mu nzego za leta zikaze abantu bafite amatitre akomeye kumubona yikinishije kumubona akoresha imashini kandi ari marié afite umugore n'umwana ntabwo atewe isoni ahubwo ngiye hari ikibazo njya nibaza kanya hari ikiganiro narindimo barabimbaza ngo bishobora kuba kwikinisha ari byiza kuruta kuba waryamana n'umuntu mudahuje igitsina subiramo neza numve kwikinisha ngo bishobora kuba ari byiza kuruta uko waryamana n'umuntu mudahuje igitsina ubwo icyo nshatse kuvuga tuzi ko imibonano mpuzabitsina yemerewe umugore n'umugabo kandi nabo bagize gute bashyingiranye iryo ni ryo hame tuzi noneho rero ngo kwikinisha bishobora kuba ari byiza kuruta uko umugore n'umugabo baryamana rasa niko bimeze wenda ababikora barabizi kuko barabikoze hakunda twega kuba tutarabikora ntabwo twabimenya gusa nyine urumva byafashe n'indi ntera byafashe indi ntera urumva nicyo kintu ndi kukubwira ko mu Rwanda ngo biracyoroshye ngo ni ibintu biri simple rwose tekereza ko umuntu akora mu nzego nkuru ziraho za leta agakora ibyo bikorwa akohereza hehe ku mbuga aho hose afite famille afite abana bakuru kandi ibyo bintu nuko akifata no mu isura se cyane azwi bamuza amazina none se bari ko twababonye amasura ubwo rero nabyo biri mu bintu tugiye kugendana nabyo mu rugendo neza nabyo ni iterambere buriya ubu twemere ko ibintu byose social media izagizana tuzajya tujya kera nabyo ni iterambere ngaho utekereza nyine ibyo bintu neza nka buriya biragoye kuntu abantu bari kubihererekanya noneho ku TikTok ukumva nk'umuntu yavuze ngo nyandikira ngo kuntu nyine turoshyanye ukumva nk'umuntu aravuze ngo mpa nimero yawe ngo nkohereze ngizo video mu by'ukuri buriya abaye ari nk'umuvandimwe we abaye ari nk'umufamili we bya hafi buriya birakwiye ko abantu bakomeza kuzengurutsa izi video kuko aka kanya ahubwo mbere y'uko uvuga gutyo izi video gukomeza kuzikwirakwiza bigize icyaha ariko ikibazo tuzi inkomoko yazo umuntu wa mbere wayisharinze ntabwo tuzi uwayo ahubwo hari amakuru naje kumenya ngo zira video ngo ukuntu zazaga zahitaga zisiba ngo ahubwo ngiyo yazaga ngo umuntu akayibona yafataga indi telefone akayishyiraho hejuru akayifatishaho video niyo mpamvu wabonye sinzi niba warazibonye gusa njye narayibonye ariko mitanyisiba nabonye irimo ikintu cy'igihu harimo igihu ku buryo nyine umuntu utamubona neza ngo umwitegereze kubera iki kubera ko nyine bayifatishije indi telefone niyo mpamvu reka no kwemera yuko ibyo bari kuvuga ko ari emerire niyo mpamvu bigoye kugira gute ariko ngo yabyiyemereye niba atari amakuru y'ibihuha byaba ari ibihuha ubu yagiye aremera ngo uzira video n'izanjye yabyiyemereye rwose ati ni njyewe ageze gutya buncence n'ibiki nyine niko nari ndi kukubaza ko abantu bari kuvuga ngo mwadusharinze ngo mwadoheye ku izo video buriya nk'umuntu iyo yihangandagaje akavuga ngo nyandikira ngo nguhereze ngiyo foto ndibaza kuntu turi abagome turi abagambanyi turi n'inkozi z'ibibi ku rwego rumwe cyangwa urundi uba ari nk'umuvandimwe cyangwa umufamili iyo foto bakamuga ngo nayisharinge yabifata gute urumva ikintu kiba cyabayeho umuntu wifuza kubona ziriya video hari uzifuza kuzibona ngo nawe zigire icyo zimufasha kuko nakubwiye ngo bino bintu birimo impande ebyiri hari abo zasenye hari n'abo zagize gute zubatse
kuko ngewe mfite umuntu wanyandikiye nk'inshuro 20 ngo mbabare ukanyereka izo video ese ndakwereka izo video ndazifite ngo mbabarante nakwishyura ariko ngo nirebere ese ndazifite nyine urumva nk'uwo ngubu kwinginga gutyo ziramufasha ariko ko abantu bakomeza bagenda bazihererekanya ni hahandi zigenda gute zikagera no ku miryango yabo kuko hari abantu wenda baba mu ntara bataragera no kuri zino terambere bakaba batarazibona izo video ubwo rero uko abantu bagenda bazihererekanya bishobora kugira gute tuma abantu benshi bazibona harimo abazibona bakumva ishyano ryawe harimo n'abazibona bakabyinira hejuru nicyo kibazo nese garangira kamubaza akabazo k'amatsiko ari nk'umuntu uzi uri w'umufriend wawe bya hafi uri close nk'umushiti wanjye bya hafi muziranye gutya ukabona video iraje ukamubona mu maso nkawe ku giti cyawe wakifata gutya njyewe rero reka nkubwire njye nemera ko ibintu nkabira bibaho yego nyine navuga nti ese ya nyine nakumirwa muri ako kanya ariko mu kandi kanya naza kwiyakira ukumva ari ibintu bisanzwe wamubwira iki mbonye uburyo tuvuganaho namubwira nti cyakora wari wanasaze niko namubwira nti cyakora wari wanasaze gusa bira biri bukumarira iki icya mbere cyo cano nunashinga cano abantu ntibari bugira amatsiko yo kukureba wambaye cyereka nuzajya ukora ibiganiro wambaye ubusa kuko ubusa bwawe nibwo waberetse nibwo bazirebe nibwo barebe ibyo biganiro byawe niko namubwira mubwira nti n'ubundi ntacyo wakoze kuko nturi gukora ibiganiro wambaye ubusa byibura ngo abantu bagire gute ari ubwo busa bwawe bari gukomeza kandi shaka nkubwize ukuri abanyarwanda ukuntu dutaye mu mitwe yacu ibyo duhaye nibyo twakira niko tugufata ubu nureba kano kavideo abantu bari guhererekanya kanjye haryo wavuze ngo kubana nararashe imbogo gusubira batwo navuze ngo hezegere sinzi kandi muri makeya ngewe n'ukuri ntababeshye ngewe indimi z'amahanga nkunda kuzirasama imbogo kandi nge ururimi rw'icyongereza ndarukunda nuko wenda ntararumenyaho byinshi ariko ndarukunda ariko amaherezo nzagira gute uzarumenya gusa si nawe wenyine rega ariko nuko bashaka kuguseka bakakora ariko si nawe gusa nabo bari kuguseka naho wasanga batabizi abantu bazi kuvuga subscribe ni bangahe kandi baranize none ngewe nanakubwiza n'ukuri nta mashuri y'ikirenga nize ahubwo none ndanagerageza nakuba utagize nakumva nagize ubwo rero hari abantu bari bubone kari akavideo bamwe bakavuga bati yabivuze bishaka kugira ngo abe umusitari abandi bati nyine bakantuka bimwe bigiye bitandukanye abandi bagaseka abandi bakishima nyine nuko niko rero abantu bafata ibintu bitandukanye icyo rero nashaka kumvikanisha ni iki abanyarwanda ibyo bahaye nibyo bati ubu ngubu ahantu hose nzajya njye bazajya bumva ko nyine ndi umuntu wo kurasa imbogo gusa na Emerine rero nta kintu yakoraho ngo akureho riravide nta kintu yakoraho ariko niba sindumva amakuru neza ndumva mu mutima wanjye ku myaka ye ku bwenge bwe atari umuntu wo kwifata ngo akore biriya bintu ngo yohereze umuntu video Imana imbabarire niko mbifata naga kanya ntabwo umutima wanjye yanyine kiretse ari ubimbye tugafesingana akambwira ngo iriya video ninjye warikoresheje yabyiyemereye turaza kuza kumva amakuru urumva ntabwo jye umutima wanjye urabyemera yuko ari we naka kanya kandi byarabaye ibintu byabaye ku itariki 15 ubuse tugeze ku itariki zingahe nko kuri hashize iminsi 6 numva atari we ibintu byabaye ku itariki 15 ninjoro ngena iyo video bwa mbere sohoka narayibonye ku itariki 15 ninjoro nko mu masaa 5 saa 6 none bigeze ku itariki 21 yashize iminsi 6 ubwo uracyabihakana ushingiye none bageze no ku rwego rwaho bafatwa ubwo ushingiye kuki koko urumva abantu bari kuvuga abanyarwandakazi nta burere nta bumuntu nta muco ababyeyi ntibakirera ababyeyi bataye inshingano zabo uzi ko bino bintu bigiye kugera ku mbuga nkoranyambaga noneho bageze ku rwego rwo gufata amacupa noneho hagezweho ibindi bintu utubari nyine utu tubyiniro abakobwa bakiyambara ubusa bakabyina abagabo bakabamenaho amafaranga bikingiranye uzi utubari muri uyu mujyi wa Kigali bafunze kubera ibyo bikorwa by'umwanda kankwereka ibintu nasomye ngo igihe ifite amakuru ko hari andi matsinda akorerwamo ibyaha nk'ibi harimo nk'iryitwa Kigali VIP Hooks Ups hakaba ngo VIP Online Sex House Party Show VIP ngo VIP Online Sex ego hakaba ngo aho bibera hakaba 24 hours hakaba yitwa ngo Group Sugar Mami z'abakire VIP ngo na Online Chat Rwanda ngo hakaba Black Market Group
honestly VIP online sex chat ngo n'ibindi. Urumva ni ibintu biriho, ntekereza yuko ibi bintu umuntu wabishyize kuri Twitter yavuze yuko ngo byaturutse ku gihe ngo byaturutse ku gihe. Tekereza izo ni groupe zose, uribuka igihe bafatira abantu ngo mu kabyiniro ngo baza ngo batambaye, urabyibuka b'abakobwa? Yego, hari harimo abakobwa ngira ngo ni 4, yego, bari kubyina bambaye ubusa, yego, abagabo bakabamenaho amafaranga, banza ari ibyo wavuga, abagabo bakabashuka bo bakaba bambaye, yego, bo bakiyerekana. yego. Urumva n'izi groupe hari n'irindi tsinda bambwiye ngo rikorera hehe ngo ahantu ngo mu igorofa yitwa gute, ariko utaragira gutyo. Yego, ngiye mbere yuko bari abakobwa bafatwa numvishije amakuru ngo uriya mukobwa Emeline ngo afite ibagiro ry'abakobwa, ibagiro nshatse kuvuga afite inzu yakodesheje, abakobwa baraza akabatiza geto bagasambaniramo n'abagabo ngo kandi ikindi ngara n'abacuruzi, ariko n'abakobwa bujuje imyaka, yabujuje imyaka, babaye bujuje imyaka. ariko si ikindi nanone wamenya ari ibiki, uko buriya uko ubona abakuru bapfa ni naho n'abatoya bituruka. Hari igihe hari abatoya baba bari kurarura ariko tukaba tutabizi, kandi abakobwa b'iki gihe basigaye bakuramo ikivumbuko. Yego, uzi ko ushobora kubona umwana w'imyaka 15, urugero nk'ubu nkaba nica hano ufite imyaka 15 ukaba wabihakana, kandi koko ugasanga afite imyaka 15 ugasanga afite ikivumbuko. Yego, rero kumbwira ngo ayo mazu ngo bakoreramo babaye bujuje imyaka ntawe wabatera amabuye, niki niwo mwanzuro bafashe. Rega kuba umuntu yajya gukora ikiyede suko ntabwo uba ufite uburanga bubi cyane ku buryo wabura umuntu uri buze kugira ushatse kuvuga ko ubwiza ari bwo butuma bakora uburaya. Hari igihe aba yumva ari mwiza ari igitangaza. None se nta bakobwa tujya tubona muri za service center batanga serivisi z'aya makampani y'imiyoboro n'ahandi nko ku mabanki kandi beza, kuki se bataba barafashe uwo mwanzuro? Bafashe umwanzuro se ndiba bahaha ako kazi. Rega ibintu byose akenshi bari kuvuga ko nta muntu ukihangira, arakihangira, ariko ibintu byose bisaba capital. Emeline ko twari tumuzi ku mbuga nkoranyambaga mu mafilime yo kwa Kanimba kinamo, ariko makuru mfite ngo nuko bitewe nuko ngo umuntu wasambanye asambana iminota 30 akabona ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 100 akazira rimwe kandi agize gute abikoze umwanya muto. Uri kumva? Noneho rero kumubwira ngo araza yirirwa yikaraga imbere ya kamera ku ruzuba kuki nurangiza umujye kumuhemba ibyo bihumbi 100 bimuhemba mu kwezi, ntabwo yayakorera. Ni ukuvuga ngo bakunda ibiki byinshi ariko byaciye ki mu nzira mbi. Ni mu nzira mbi ushingiye kuki? Ni mu nzira mbi. Ushingiye kuki nyine? Nose hari inkumi isaza na mabuno. None se uri kuvuga ngo ni mu nzira mbi. Rega kubera ko ari wo muntu wifatiye umwanzuro ku myaka ye y'ubukurangana kuriye. Urumva ari inzira mbi ko wowe utabikora, ariko ari inzira y'iyo nzira itagatifujwe. Kandi nawe ubwawe nawe wumiwe ugira uti narumiwe. Nta nyine narumiwe. Nje kuko kumva bine. Nese reka nkubaze ko hisemo gukora ibi ngibi. Nta mugabo wakugura. Wabaye wigurisha. Uyiseka ariko tujye tuvugisha ukuri. Abantu buranga budacuruza. None se ungiye ko nicaye ahangaha. Nshatse umugabo ngora namubura. Urumva ni wo mwanzuro wowe wafashe. Nawe abona uburanga bwe. Emeline yashinga cano. Ibira biganira ajya guhereza abasabe bose n'ibindi biganiro agiye akora akazajya bikorera iwe, kari igitomati yari kuzajya buri umuntu umureba. Ntabwo abantu bose bagomba gukora akazi kamwe. Ntabwo ari ikintu rero nari nshatse kuvuga. Nibitari ivyo rero yari kubikora, ariko ntabwo kari akazi nta nubwo ari n'akazi ngese nyahabaramo akazi. Kuri we biriya ibyo ngibyo bamusangamo kuri we n'akazi. Ikindi wasanga ari ukwishimisha kucyumva yuko yashinga cano cyangwa akaba umusesenguzi cyangwa akaguma muri filime kandi yumva birari byo bimushimishije. Okay, urugendo rwiza. Kazi keza, komeza uryoherwe, gusa nyine ubwo nyine ndore ni inzira ebyiri. Imwe muri ribu indi mu burayi. Hoye muri ribu rega nuko yagize ibyago amafoto akajya hanze. Hoye kandi wumva ariko kazi ke ntabwo kari akazi, ntabwo asambanira na online kari akazi nta azajya acikwa n'ubundi amafoto asohoka cyangwa n'amavideo asohoka. Ni impanuka yagize azongera. Zumvishe ibintu aya magurupe nagusomeye uko nguko yasangana ngo na magurupe akorera hehe
mu matsinda ni amagurupe akorera mu ibanga ariko ndakumenyesha ko harimo n'abantu b'ababyeyi ngo bakuru noneho hari iyo ahubwo turi bavuze busangemo n'abasitari yego hari gurupe bavuze ngo hari akabari kaba hagana he mu mugira ngo k'abantu karimo k'abadivorce akabari kabamo abadivorce gusa abagabo n'abagore kangweramo abadivorce gusa ngo yego nibo abagabo bantu n'abagore biganjemo muri makeya barashaka kwihuza yego none bakubaka ikizi ntabwo nzi ubwami bazubaka uko bwiza none se urumva nibihuza bwo batazabana oya nta kubana biba bihari ni ukwishima bakavuga umugore akavuga ukuntu umugabo yari yaramunaniye umugabo nawe akavuga ukuntu umugore yari yaramunaniye bagahura bakakemura ibibazo by'umubiri ariko ibintu byo kuvuga ngo babane donc mbese bishoboka yuko ari umuntu uba waragize urugo rubi akagira depression akavuga sinzashaka umugabo abana nabyaye nabo abo ntabyaye nabo urumva bishoboka yuko n'uriya mwana w'umukobwa na timu yiwe bavuga bati akenshi uzabikurikirane akenshi umwana arangije segonderi abonye akazi nk'aka $500 si bishoboka atangira kukubwira uburyo ki umugabo ari stress ntabwo yigeze abigerageza ariko kubera ko hari ibindi bintu kubera ko ari none se ubwo urumva agiye nko kunywera mwako kabari kuko n'abandi bose bajyamo ngo ari ku bwiganze ngo hari n'ikindi kintu numvishije bavuga ngo bari abana gituma bigira nabi kuriya ngo ni imiryango baba barakuriyemo ngo kuba wenda barakuze batabana n'ababyeyi babo bose cyangwa se wenda nka nyina akananiranwa n'umugabo umwe agashaka nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu ariko mba numva bidakwiriye mba numva bidakwiriye se ibikomere bituma ubyubakiraho ariko ukabyubakiraho fondasiyo nziza n'ubyubakiraho fondasiyo rega ibyo byo kuvuga ngo ni ibikomere muri iki gihugu se umuntu udafite igikomere wamukura hehe hari ufite igikomere cy'inzara hari ufite igikomere cy'urugo rubi hari ufite igikomere cy'umubyeyi umuntu niba yifashe akumva ko niba yarakuze nyina ashaka abagabo yarashatse abagabo inshuro eshatu kuki wowe utavuze ati ngiye mama nzamuruta shaka umugabo umwe ngira urugo rwiza sinzatandukane n'umugabo wanjye kuki wowe utakora icyo kintu ngo umurute ahubwo uravuga uti mama niba yarashatse batatu ndamukuba nzashaka batandatu gusa ibyo bintu umuntu yabihiga kandi ari byo bakora bakavuga ngo ngewe ngo ikintu gituma ngo narabaye indaya ngo nakuze ngo kwa papa ngo kwa mama ngo barara barwana ngo barara bagira gute nose kurara barwana nibyo byatumye ugira iyo mico tuza abana hano hanze we bakuri mu buzima bubi ng'ubupfubyi barara mu muhanda ngo bakaba baravuyemo abantu bakomeye niba hari ikintu kibaho kiryana kw'iyi si kiryana abantu bose bashobora kuba bazi umuntu atakirengagiza ikintu kiryana cya mbere ni inzara nubwo warara muri bigora ariko wari abantu bibagirwa vuba yego urumva ikibazo ndabizi ariko ntabwo bari abana babageze kuri level yo kugira inzara ku buryo umuntu yumva yuko azaronka umusaruro muki mwabirabinga ariko ni amahitamo ye ntabwo ngende buze no kubyita irindi zina ni amahitamo ye abifata nk'akazi kandi akabifata nk'ukwishimisha ni amahitamo ye niwe bizagiraho ingaruka cyane cyane wenda bitanaretse n'abana b'u Rwanda nabo bazashaka kugendera muri uwo mujyo igana bazagera igihe abyara yego kubera ko buriya ngo nta muntu ujya ubura rorumodo we wari ubizi nawe ufite rorumodo wawe nawe ufite rorumodo wawe ugenderaho nta muntu ubura uwo agenderaho ko byagenda kose bari abana b'abakobwa hari ibyo bazica kandi byinshi kandi ibyo ari byo byose banamaze no kubyica hari umuntu mw'iyi mihanda twabajije umwana twakoze twicaye mumaje gusoza amasomo aratubwira ngo rorumodo wanjye ni runaka avuga nyine umuntu uba mu mihanda nka kuriya kose ariko we abishyira mu buryo ki azi yuko ashobora kuba ari umuntu nawe ubona amafaranga muri ubwo buryo ariko nyuma yaje gusanga gutungurwa n'ukuntu ari iki ari umuntu w'umubyeyi ufite abana kandi ubaha keya nk'iz'umubyeyi bisanzwe yahise yumva atakimurera urumodo hari ukundi kuntu yamukekaga yahise yumva ibyo yatekerezaga bitamunogeye ahita ahindura urumva rero ari amavidewo ntabwo azasibamo ntazasibamo no mu mitwe y'abanyarwanda ntibizasibamo yego nose reka nkubwire ukuntu duteye nabyo nakubwiye icyo utweretse icyo dufata kubera icyo uriya mukobwa wundi akunda kugaragara muri videwo zidasanzwe z'utuntu nk'utwo ngutwo nyine ni ibiyobyabwenge nk'uko babitubwira kuko ngo basanze ngo bafite ngo niba ari overdose iri hejuru ya 200 ntabwo njye namara sinamenya kubibara nyine bo ababibara barabizi yego ariko nyine ngiri hejuru cyane hari ibyitwa ngo ni mugo hari urumogi
hari n'ibikibindi bamenya amazina yabyo bafata ibintu byinshi bitandukanye buriya ngo kunywa inzoga ngo ni nko kwinyuguza mu kanwa ni nko kwiborosa kandi mu gihe wowe unywa inzoga uba wumva yahita ikwica kuri bo buriya ni ukwiborosa n'uyu munsi ntabwo twari twamenya ngo bigenda bite ariko noneho ndahibaza se ndi buriya bwiza babukura he banywa ibyo by'ubwenge byose ubwiza se no kunywa n'ibintu washyize mu gifu bihura he gra yemba numva none se babona umwanya gute wo kwitaho kandi ari abasinzi bigomba iki se ese ndaho ko bahora bameze kuriya nabonye ukuntu mu buriri babikinagura ahubwo mbona bameze nk'ibyana by'imbeba kariya turiya ni utunota dukeya ni utunota dukeya nase burasi ko birirwa mu nzu bameze birirwa aho kubundi bari abakobwa bo babajije icyo bakora bakikubwira ntacyo bazi nabo ubwabo nabo ubwabo babajije se mwabana b'abakobwa mwe amavuta mwisiga cyangwa se buri kimwe cyose mubona mugikura he bakigusobanurira banze bibamamariza ibigo bikomeye hano mu gihugu ntabyo da ahubwo njye nari ndi kuvuga ngo Heineken izamuha akazi ko kuyamamariza bamushyire kuri brand nawe uri umwana mubi none se bazashiraho ari amavideo twabonye bazashiraho isura yetu kuko mana yanjye ega Heineken n'umuntu utarahuzi ku Heineken yaremeye ajya kuyigura kugira ngo yumve ukuntu imera noneho hari n'ukuntu bagiye banafata Heineken bakayambika ishanga bakayambika agakingirizo bagiye ngagura Heineken ngo yumve ukuntu imera bayandikaho Emerine kumva kuntu imera se gra bihura he no kuba yara muri makeya anywe heni asaba ubwo yakoresha kandi ibyo byose ngene birano narabibonye ira cupa yakoresheje hari hamaze gushiramo inzoga ariko ndibaza ubundi ira cupa yabari ingorora ariko sohora materisi nyine hakozwe ubushakashatsi banza ni minisante yagize ite ariko ubundi burura muntu abazabyara uriya rero yabyara atabyara w'ikintu cya mbere ashyira imbere ni amafaranga kandi aya mafaranga akaza ari nyine gupfusha ubusa nihe hahiye nihe hasohotse amavuta meza niho za kanzu za miliyoni ziva umva usanga nyine ari bwo buzima bwibereye n'iza senkani barazambara biterwa n'ubushobozi bwo miliyoni 50 ze zaba miliyoni 50 zaba miliyoni 1 hano mu Rwanda miliyoni 50 hano hanze regara abana b'abakobwa bambara neza hari abana b'abakire tureke twebe kandi n'umwe ndawambara umwaka wose biraza kugorana rero ibi bintu by'abakobwa ariko nyine ni inyota ngo y'amafaranga no kumenyekana nicyo kintu kiri kuvugwa bareke wicaye n'abababaza imbere ye kandi uwishe ntaririrwa bareke wenda hari igihe umuntu akora ikintu akanga nta kintu bitwaye nta n'ikintu nzaba ariko wenda aho bari aho bicaye babambitse ipingu bari gutekereza bakumva ko byose bishoboka umuntu wese ubundi umuntu wese kandi ndagira ngo umenyeshe ko niba basanzemo ibiyobyabwenge wenda iyo bataza kubibasangamo bari kwicara bakabaganiriza bakamenya ikindi kintu cyo gukora ariko niba babasanzemo ibiyobyabwenge barabafunga nuko barabanza bakabajyana haryo bahita ngo muri gihabwo ibintu nk'ibyo sinzi ko babyita nekereza yuko umuntu wese ahava akagera urabona aba bakobwa birirwa kuri za Instagram ukabona umuntu mu by'ukuri wamubaza akazakora ntashaka kukakubwira akahe se nabo ubwo ntago akazi nta akazi kiwe ntabwo kazwe akazi kiwe buri munsi ntujye banasohoka mu iyo nzu nta kazi ka online akora ahubwo niyo asohotse hasohoka nijoro ari byo bya bindi abanyarwanda bavuga ngo uri gitegwa joro yego urumva ariko ukabona aba mu nzu y'amadolari 500 urumva afite abana b'abakobwa amavuta bisiga yego uzi ibiryo barya yego uzi uburire bararamo ni hahandi ubuvuga ngo ijuru isi nshya nayigezemo cyangwa ijuru ryanjye narigezemo yego umwana agasohoka niba nta modoka agira agasohoka yinjira hehe muri kabu ahita agira ate ahita akomeza urugendo nanone ahageze akaza kwasohoka agira ate ajya muri kabu ahita yinjira mu gipangu cye ubu usanga bari abana bakodesha n'inzu y'ibihumbi 500 iyo ukodesha inzu y'ibihumbi 500 ntabwo ufite ubushobozi bwo kubaka iyawe tuvugisha ukuri ntabwo wabubura ariko waba ukodesha inzu y'ibihumbi 500 buri kwezi uyabona impamvu rero utayibona bari ibihumbi 500 mu kwezi ukube n'amezi 12 ukube n'amezi 12 noneho reka tuvuge jya mu ya desa ujye usevinga turuwasa buri kwezi fata turuwasa ukube n'amezi 12 umbwira amafaranga ibyo bintu biri mu rujiro urabizi neza ko ari amafaranga asari uyishyura haba hari bita ngo ni ibiki abasponse haba ari abatera nkunga babyiyemeje akwemereye igitoro akwemereye ubukode bw'inzu
azakumenyera telefone nziza, azakumenyera amayinite, azakumenya buri kimwe cyose. hari saro wagiye kwiyaboneshamo, ntushobora gushyiraho kwafe ngo imara n'ukwezi n'icyumweru kimwe. uriya mwana wamuga ngo niyubake iyo nza ashaka iki. none se kari ibyo nakubwiye ngo nta nkumi isazana amabuno. ubu ko Shadibu twamuvuza urwanga rukaza turacyamuvuga. turamuvuga cyane atasazana amabuno agashaka atifisho. atansiyo ko byahoze ntabwo ariko bikiriya gute biba bikimeze. iyo asazanye amabuno ashaka atifisho cyangwa akagenda bakamwongeraho ayandi hirya. uko byagenda kose uko umuntu yahoze mu myaka ya mbere hari ubwo wari wabyara. njye narabyara. njyewe uko nari imeze ntarabyara n'uku nguku biratandukanye. uzi impamvu iyo wabyaye cyangwa se hari ikintu wumva nyine gitoya wahindutseho ntabwo cyabura, nyine uhita wumva hari akantu kaburaho muri wowe wahoranye. ni nayo mpamvu rero uko imyaka 30, 35, 40, 50 ntabwo umeze nk'akakana k'imyaka 25 tuvugisha ukuri. kompetisiyo kiba maze hano hanze tuvugisha ukuri biba byaragabanutse. twana turangiza segonderi abo duhunga abo dukobwa. rindira ejo bundi si mu kwa 9 rindira tuze muri grande vacances. nako ejo bundi mu kwa 7 tuze muri grande vacances. baranose barongera gukora barakorera heza kandi aba baba ngo bayemereye. uzi ubwana buri kuva muri segonderi. oya baracyari ibitonore bihorera. baracyari ibitonore kandi bari gusaza nicyo kibazo. baravuga nta nta bafite. iyo umwaka uvaho uri gusubiraho biterwa n'ubuzima bahe. hari umuntu imyaka yongera no bagenda no kujya n'isheni ari kuba mwiza kurutaho akagenda ari ibitonore. niko rero ubu kuri kubyibwira ariko amaso ababibona ntago ariko iyo aba ameze. urumva niko ari kwiyongera umushahara. urumva hari umumama wavuze ngo njyewe uko bwije uko bukeye ngo bitewe n'umuryango ninjiyemo ngo niko imyaka ngenda igira ite yaguka igabanyuka ngenda nushaho kuba mutoya kurutaho mu myaka. none abagore b'iki gihe noneho bigize impinja nibo basigaye bazi kwitera utumekapu nibo basigaye bazi kwitaho. umva bigize impinja pe. ntabwo ari ukwigira impinja baba bumva bari kubasiviriza. ntabwo ari ukwigira impinja ariko birababaje. ariko bibabaje bari bibabaje ubona aho umubyeyi yakabaye umubyeyi ahubwo agatangira akigira inshinzi. nese kwisiga bivuze ubushinzi we Grace. kwisiga ukitaho hari ibintu biba bikabije. uzi gusanga nk'umuntu w'umukecuru yaritukuje afite amagaragamba wagira ngo ni ifi. uzi ukuntu umubona bisakeje binababaje. oya nibyo yishimira ni nk'uko nibyo nase we yirebye wabona ari byiza. none se yabihisemo. niyo mpamvu nakomeje kuvuga ngo Emeline ariya ni amahitamo ye. abantu mutera amabuye bose noneho muri makeya tubashimira amahitamo yabo. impamvu nge ntavuga ngo turabashimira amahitamo yabo nuko aka kanya ntari namenya ngo uriya Emeline n'aka kanya sindemera yuko ari we cyangwa nta n'ubwomera ko ari byo. ko ntapfa kuyireba kuko ndi kubona bakoze aga screenshot ari ifoto ariko ibyo kureba video bwo ntabwo nabitinyuka. video nabonye niko abari bari gusimbuka bava ku gitanda bambaye utuntu tw'udushabazi bava ku gitanda bajya ku kindi bava hasi bajya ku gitanda. ntabwo ari ziriya video zonyine hari n'izindi zagiye zigaragaraho gatoya bari gutingana n'abakobwa bagenzi babo. gusa biba byiza iyo dutangiye tunenga abantu cyangwa se tuvuga ibikorwa byabo bibi ariko bikaza no kurangira dutanga inama. amase buriya inama zo kuri imihanda ziragoye kubera ko nukuvuga ngo niba ko kuri amukobwa ari we cyangwa se akaba ari nundi fami tureke kuvuga ngo afite umubyeyi se na nyina famiye yose aturukamo ubu ngubu ahantu bari kuba muzi muri karitsiye uriya mwana yaba yarakuriye muri amukobwa ahantu umubyeyi we warimo cyangwa uwamureze uratekereza ko yaba ameze gute gra. nyine nibyo nahoze mvuga cyangwa se n'ikindi gihe narabivuze. ni hahandi umubyeyi iyo abashije kwiyahura kuko ngo kwiyahura hari abantu baba babibashije ariyahura. iyo atabashije kwiyahura akabasha kwihangana arwara igikomere kidakira. ni hahandi umubyeyi usanga no kuzuba arifubitse yarumiwe ahora atitira gutya kubera iki umwana yabyaye yikuriye mu nda ye yahaye indero aramutengushye ku munota wa nyuma. ugize depression umuhungu abaye umuntu umuyobya-bwenge umukobwa ari kwizo video ameze uko nguko kubikora. abantu benshi ibyo ngibyo barabikora. abantu benshi hano mu Rwanda byarahageze abantu bakoresha amamashini bakoresha amamashini bafite abagabo agakoresha imashini nta mugabo agira uburyo bwose akabukoresha. ariko ikibe ni ugufata iyo video ukayishyira ku mihanda. nicyo kibazo. izo video uzifata ngenda nimushaka mujye muzifata ariko kuziduhereza nta kintu na kimwe zitumariye. nta kintu zitumariye
uzifate ajya azireba yireba ukuntu ateye, ubwo ni uburenganzira bwawe. Ariko akantu kabi ni ukuzifata ukazisohora kuko nta kintu zitumariye. wasanga nyine ku mugani wawe ari ubucuruzi reka. Ni ese wacurujije nawe abagabo bawe natwe uraza kubitwereka ngo bitumarire? Ese ubundi urajya kumwoherereza video wamusanze aho muhurira? Hoye ubuse bari imahanga babaye bari kure byagenda gute? Abaye ari imahanga se umuntu ukoherereza amadolari akakwishyura iyo video ntabwo yabasha gutega indege akaza kukureba? Viza sugira ngo barayikopa. Uyibura imyaka 4 yikurikiranyije. Kandi wujuje ibyangombwa ku mpamvu zitazo. Ubwo muraciriritse rero. Urumva? Baraba ntabwo baciriritse byihorere baraba. Ugira ngo umuntu wavugishije imbuga zose iyo video yazengurutse ahantu hose. Ariko agahinda ngiye mfite nuko umuntu avuga ngo ngize nimero zanjye nyandikira ngire nte nguha iyo video. Harimo ubumuntu buke, harimo ubunyangamugabo buke. Hari nabo bashaka kwirebera ukuntu video nyine rikora akazi ngo nabo bajye barikoresha. Ivide neza neza. None nabikubwiye ngo hari abantu bari buze no gukoresha ibindi birenze video. Tekereza ko ikindi kintu kirenze video kiba hari imashini uko ibindi ndumva byaba ari ibindi. Kuko ubundi abantu nyine bikoresha bakoresha ibintu by'ubwoko butandukanye, ariko biriya bintu byabaye ibirenga. Byashoreye abantu bose. Nababwira iki nibakomeza urugendo rwabo? None se ko Satani ahemba? Urabizi groupe zose ngusomeye zose zikora ibintu bigize bite, ntabwo bijyanye na biriya, ariko byose bijyanye n'ibikundi bitari byiza ribi ishobora kugeramo bose ikabajyana nta n'umwe isize. Kandi n'ubundi aricyo gikorwa yakoze, kandi nayo magroupe yandi araza gufatwa. Ayafatira ariko bakora online wo kabyara. Oye none se iminsi y'umujuru yigeze 40 ntafatwa ngo VIP online sex. Urumva saba abantu bakora iki? Nje nabisomye kandi ngo byaturutse ku gihe. Ubusambanyi nyine bweruye. Nagahinda gakabije kuba babona umuntu w'umubyeyi w'imyaka 60 aba muri iyo groupe kandi barimo. None se ugira ngo abantu bakuze sibo batuma abo batoya bapfa gutya? None ikintu kibabaje no kumubyeyi ashobora kuba yarabaye nk'ibyo bintu mwibanga umwana we ntabimenye. Urumva ariko umwana we yabijyamo kandi atazi yuko yanabikoze. Umubyeyi akababara akagira agahinda. None ababazwa n'iki? Kandi nyine uko byagenda kose umubyeyi ahava akagera naga aba yifuza ko umwana we ahura n'amakuru. Yego ndabizi. Nubwo aba yifuza ko akubitana n'iki n'ibikorwa bibi. Perezida yavuze ko abantu bashyira ubwambure bwabo hanze. Ono mu mutwe rwose biba byaradogereye. Twe nyine n'ubusa. None njye naguza akantu nakunze kara kantu yavuze ngo uraza kutwereka iki abandi badafite. Wagira ngo uburi uwa mbere umeze uwo mwanya. Wagira ngo wundi uri nk'ikivejuru cyangwa se urundi muntu udasanzwe cyangwa umwanya udateye nk'uw'abandi. Kandi ni ibisanzwe hari n'abakurusha nubwo bwiza urata. Urumva dushobora gutangazwa n'umuntu ngo w'ikinyabibiri ufite ibitsina byombi. Cyangwa se ugatangazwa n'umuntu ufite ibiro byinshi ku isi, cyangwa se ugatangazwa n'umuntu wa mbere ku isi muremure. Uwo muntu nyine uramureba nawe ubwo akavuga ati "Swe umuntu aratangaje ariko se ubundi bira ni ibiki bidasanzwe." Urumva umuntu w'ibinyabibiri araza muri societe yavuga nk'ubuhamya bwe. Kumva abantu bose bamugiriye impuhwe, kumva abantu bose baratangaye baribajije. Ariko burajya gushyira buriya bwambure bwe hanze wabuhashyize. Impamvu ntayenemera uko wari ariko uwari we wese umuntu wabuhashyize ntabwo aka kanya nibaza niki yagira ngo yereke abantu nihe nyigisho yashaka kwerekana. Ushaka kwerekana ko n'icupa riri mu kazi. Abagabo bagakora iki? Abagabo nyine bataye agaciro, abagabo barabahazi. Ubundi ukwibaza abantu benshi nka barabashyira biriya bintu hanze nk'uko twongeye twigeze tubivuga. Akenshi tutavuze uriye baba bakora nyine ubwo buzi bumeze uko nguko. Uribaza abo bantu basanzwe bahura baba bazamufata gute? Asanzwe agira abagabo bahura. Akoze video y'urukozasoni yaba imashini yaba ngo kokombure yaba ngivide rya Heineken. Ubwo abantu bahura bamufata gute? Harimo ababyishimira, harimo nabo bibabaza. Hari ninjye baba bahura n'abantu biyubashye cyangwa bagahura n'abantu nabo basuzugurutse nabo bagenzi babo bameze nkabo. Rero mwene nkabo birabashimisha bati umugore wacu yari ibiti. Ariko babandi biyubashye ntabwo ngira no kuguhamagara ndakubahiye umushyire ku mbuga nkoranyambaga. Nabo bafite ubwoba bwo kuzamufata amavideo. Ntabwo ngira kuguhamagara biba byarangiye. Ubu ngubu ababyeyi
nk'umubyeyi wabonye biriya bintu ari umuntu mukuru wamubwira iki? mbere y'uko mbwira ababyeyi ambwira abakobwa bakomeje gukina iyi mikino kandi koko bari kuyikina ari benshi ngo ni timu ngari cyane. oya si na timu, hari na tugenzi twatwo two hasi turi kubikora nyine turi kubigana cyangwa se twanahoze tunabikora mbere yabo. icya mbere muri kwica mu bwonko kuko bitera indwara. Sori gato mu bushakashatsi ngo Minisante yakoze nako ni ibintu biro officiel reka mvuge gutyo ngo abantu benshi cyane ibihumbi hafi niba ari 3 simbize ntabwo nibuka umubare neza, iyo abakobwa n'abadamu baravanze abo bantu ngo nta n'ababyeyi bagira cyangwa amatresi, ariko ntiwamenya impamvu bitera kwibagirwa bihoraho. bigose ibaze ko uzajya ushyira ikintu ahantu mu kanya wajya kugishaka ukakibura, ndetse buriya barabivura bigakira. irandwara ishobora kuba idakira, kandi ikindi uhora wumva ko nyine nta kintu umugabo yakumarira, nyine ni hahandi uzajya usanga umugore atarangiza kubera ko yamenyereye iki bya bikoresho yakoreshaga, yaryamana n'umugabo nagira ate ntarangize, akajya kuvuga umugabo uyu mugabo nta kintu ashoboye, kandi ari ukubera iki yamenyereye amavide. Icyo kibazo rero kiri kubaho. Nimushaka abagabo ntimuzabarenganye ngo nta kintu bazi, mwamenyereye amavide ahora ahagaze. Urabona bari abantu bateganya ibyo bintu, abazabashaka rega nta gahora gahanze, no se bazahora muri buriya buzima, rega nta kitagira iherezo. buriya agashaka pe neza neza inkuru ikaba amateka tukayibagirwa neza ko nta kigeze kuba. Oya ntabwo twabyibagirwa, kubyibagirwa ntitwabyibagirwa, ariko nyine byabaho ko yashaka umugabo rwose. nyine yashatse umugabo twe twagirwa ko ibintu byabayeho, icyo twamukorera ntabwo twabyibagirwa, icyo twamukora no kumuhemukira video tukazajya tuyizana. Ntabwo wabyibagirwa, ntabwo twabyibagirwa, gusa nyine urumva urugo rwe tuba turwubakiye ku manegeko tuvuga tuti subira bizakunda. Birakunda nta kintu kiba kidashoboka, iyo bafashe umwanzuro wo gushaka hari n'ibindi agira ate avamo akagira ate agakomeza ubuzima bw'urugo. Wamenya gukizwa bibaho, dore na Jackie wacu yabatijwe, reka tukomeze tutegereze. Jackie wuhe? Jackie w'u Rwanda. Jackie w'u Rwanda yabatijwe? Imana igira neza. Mukomeze mukizwe mutwereke impinduka. Uyu munsi bishobora kugenda neza, ejo bikagenda nabi cyangwa se bikananga burundu, byose birashoboka. Cyose si bisanzwe. Gusa ariko ababyeyi mukomeze kwihangana, mukomeze nyine mwuzuze inshingano zanyu, muturere dukure. Ubwo nyine byose uzajya tubereka mukabona ntibinoze mujye mwihangana, niko isi yubakitse. Nese wabigenza. Hanyuma utwana dutoya tw'udukobwa turaho turi ikibazo arakiri gato, turi nko kurangiza segonde, watugiriye nama kuko uyu munsi bashobora kureba nk'umuntu. Ikibazo rega ni social media, umwana wese uzwo n'akana kanjye gafite imyaka 2 n'igice ariko afata telefone arayikurusha, ntabashaka no kuyivamo. Uzi mubajije ngo tesi ngo mama akora iki, arakubwa ngo mama akora TikTok. Jesus Christ. Azi TikTok, azi YouTube, azi buri kimwe cyose. None se nakora kabura video za Emily. Ubwo koko kari hahandi nyine abantu bapfira, nyine izi social media nizo zajya zidukuraho mwaba. Nyine mva nkubaze France, ni ukuvuga ngo nk'aka kanya umwana w'umukobwa uri kubona uriya mu Emeline yabonaga abaho ubuzima buri classe, yamukundaga ari nka role model, aka kanya bamubwira iki? Yamubonaga ariko akavuga nifuza kuba nkura mukobwa, kuko ntabwo umuntu wese ubwo byagera kuri title yuko yakoresheje video nawe kumva yarikoresha se. Oya urumva, oya tujye tuvuga imwe mu mazina yazo. Niba ndirora umudo wawe guturuka ku mutwe kugeza ku birenge, mba nifuza kumera gute, kubaho nk'uko ubayeho. Ubwo rero mbaye mbonye ukoresha n'ivide ndirora umudo wawe cyangwa se nkurikira ibyo ukora nkanabikunda, n'ivide narikoresha. Ese kandi k'ivide ntabwo byo kugakoresha byo birimo, ahubwo icyo mbasaba ni kimwe, birefere nyine ku bantu babona ko bakora ibyiza. Ariko umuntu ukora ibyiza bamubwirwa ni reka nk'urugero barahari nk'urugero aba mama bose baza kuri za social media bita abamama pasiteri bafite ayo matitre yo mu ma-eglise, ujya ureba ibintu tujya tubakorera runaka atunze ibingibi kubera ko yakoze ibi. Nyine niko ka kantu bavuga ngo ntago abantu dutunganye. Yego, ikintu cy'icyaha kigira gute kigarukamo.
ubwo rero uko byagenda kose niba nkwireferaho kwa ko wanyeretse inzira nziza byageraho za nzira mbi zikaza ntabwo bivuze ngo nkwange hari igihe izo nzira mbi ziba zaje bitewe n'impamvu ariko bikaba byaba ngombwa ko za nzira mbi wanazivamo gusa umuntu niyihara bigakunda. reka abantu bose bashaka kumenyekana nicyo kibazo. Abantu bose se bashaka kumenyekana, abantu bose bazakora social media, abantu bose bazakora YouTube. Hoya ntago bazakora YouTube, dore kuntu bigenda. We aravuga sinzakora YouTube ariko nzashyira amafoto yanjye ku buryo abantu bandeba banyishimira mbakurura mu buryo bwose bushoboka. Ariko akaba hari umuntu agira ate akavuga ati runaka uko byagenda kose, uko biri kose ndamukunda, nge nshobora kumenyekana gute, nakitwara nkawe, byaca mu zihenzira, byagenda gute. Wareba noneho byawe ni nongeye nakubwiye kare, wareba ubuzima bamo buri class kandi ntuzi akazaji akora, ariko kumva urashaka kumera nk'iki nkawe. Kuki umuntu yumva yuko ashaka kumera nkawe kuko yashyize amafoto yiwe nyine hariya, atazi uburyo ki we asa kuriye, atazi ngo yinjiza iki akora iki. Ariko kumva wa mwana w'imyaka 18 17 arumva yamera nkawe kandi atazi inkomoko y'ibyo bintu. Ari amafoto yenyine abona, ikibazo nyine ikindi kintu amubona atazi ukuntu abayeho mu buzima busanzwe bundi. Ubwo nyine urumva ntibikwiriye, ariko bibaye byiza umuntu yagakwiye kwirefera ku muntu, ariko akamanza akamenya amakuru yo ku mugani wawe, akamenya buri kimwe cyose. Yabona bikwiriye kamwireferaho akamwireferaho, yabona bidakwiriye akanabyihorera. Ubundi se umuntu yabaye uwari we. Ubundi se gara kuba uwari we byo biragoye, abantu bose baba bafera abandi. Ubundi ibi bintu biri kuba by'abakobwa bameze gutya, abantu amafamiye ababyeyi babifitemo uruhe ruhare, kuko abantu bari kuvuga ngo n'uburere buciriritse bw'ababyeyi. Oya, uburere ababyeyi barabuduhaye sha, nitwe tugera hanze tukabwica. Uburere barabuduhaye, izi social media nizo bazira nizo bakoresheje. Uburere ababyeyi bacu barabuduhaye, none barazirika bari gushyira mu majwi. Ahubwo ikibazo ni izi social media abantu tutazi kumanaginga, bakazikoresha uko bishakiye, bakumva ko niba yarose agomba kuza ashyiraho ibintu bibari buza akabishyiraho, tukamureba koko. Uzi ukuntu tubikunda se. Ikibazo rero nuko dukunda biriya bintu bidasobanutse. Kankwereke umuntu yashyizeho ikiganiro cy'umushoramari, urumva ari kuvuga uko yatangiye, impamvu umunsi ari umuntu ukomeye, uko byagenze. Icyo kiganiro views gifite cyese ninde wabireba? Nta muntu ushaka kubireba, kandi ni umuntu nyine wateye imbere aturutse hasi, ariko shyiraho ibintu bimeze nka biriya. Birasa ko bituma abantu mu mitwe yabo bashyuha, ngo bimara depression. Aho nyuma numva biyitera. Ubuze abantu bari kureba iriya video kuri TikTok abantu bari boherereze, ubagize depression. Iriya y'uro mukobwa se harimo nyine abiri gufasha. Ubwo Henike ndabona bazajya bazicuruza, umuntu akazana akayizaje nike bakamusukiramo amacupa bakayagumana, akaguma mu bacuruzi. Narakoze simbinywa, Imana inabindinde bajyana. Garagira ikintu ubwira abantu badukurikiye, yaba abantu b'abakobwa b'abajene, abantu badukurikiye bakomeze badukurikira, kandi ndabashishikariza kuzajya bareba ikiganiro kikarangira, kuko iyo utangiye ikiganiro ntukirangiza ntabwo umenya ngo byagenze biti. Mujye mukurikira ikiganiro mukirangize, mukore subscribe, comment, share, ibyo byose biba bikenewe. Murakoze cyane. Urakoze. Iyi ni the topic. Wakoze kubana natwe n'undi munsi uzagaruke. Abantu bagukunda, abantu bakwishimiye, abantu banejeje mw'iyi minsi, bumve yuko bagomba kubikwereka, bajya kuri channel yawe Kizo TV show, bajyeho rwose bakwereke ko bagukunze, bareke kuvuga gusa ngo ugira ute, ngo uvuga ngo hize sense. Ibyo barumva byogire bitwiye, barekesha. Wakoze cyane abadukurikiye, Nyagasana bishimire, abaha umugisha, turabakunda.